Hello muraho neza tubahaye ikaze cyane turabasuhuje abakunzi ba Fast Service Podcast ni karibu muri session y'uyu munsi wo ufunguye ikiganiro bwa mbere turagushishikariza gukora subscribe kureba n'ibiganiro byatambutse ndizera ko hari byinshi ushobora kwigamo nawe ugarutse uhorere ibiganiro nukuri turagushimiye cyane kuri support kandi ukomeze nyine usangiza ibiganiro ni karibu. Urakoze cyane turagusuhuje cyane nk'uko abivuze wewe muvandimwe wacu cyangwa se umukunzi wacu dukurikira cyangwa se waba nabonye n'ikiganiro bwa mbere ndumva dushimishwe kabisa no kuba kongera kubanga uyu munsi. So ku muntu rero uje bwa mbere amazina yanjye nitwa Umutoni Bonheur. Nitwa Ndungutse Felix. Yego mfite akantu k'agakorora mudu ukomeza kugira gutya. So uyu munsi rero tugiye kuganira ku kiganiro kibaza ngo ese abantu bakundana cyangwa abashakanye umugabo n'umugore birashoboka ko bagira amakimbirane cyangwa se ibivugwa ko batagira amakimbirane wenda biragaragara nkaho byakomeye ariko kutumvikana intambara za hato na hato ni ibintu bidasanzwe nyine kuba haba kutumvikana mu bantu bashakanye cyangwa se mu bantu bakundana. Okay, ni ikiganiro kiza ntekereza ko kiza kuba ciza cyane kandi ntekereza yuko n'ubundi n'abantu rwose bafite ukundi nabo babyumva ariko kuba abantu bakundana ntibisobanura yuko abo bantu ari umuntu umwe. Barakundana ariko ntabwo ari umuntu umwe, ni ukuvuga ngo umwe afite uko atekereza cyangwa afite uburyo afite mindset, afite ukuntu ibitekerezo ze bipanze n'undi nawe akagira uko bipanze. Murashobora no gushiraho uko mwumva ibintu kwanyu wenda mu rugo rwanyu cyangwa se ababa batanabana ariko bakorera ibintu hamwe ariko ugasanga n'ubundi hari nibisanzwe ko abantu babiri batari umuntu umwe bagomba kugira ugutekereza gutandukanye bakaba bashobora rero akaba ariho bashobora kuba bashobora guhuza cyangwa ntibahuze. Rero ni ibintu bisanzwe ntabwo rero ari ibintu twavuga ngo ni ibintu nyine gusa nyine hari abaza bavuga ngo ntibishoboka bakabihamya no kuri kamera bakavuga ngo ntibishoboka ko batumvikana ko mbese ntibishoboka yuko hashobora kubaho kutumvikana. Okay. Okay, ntekereza ko nk'uko wari ubivuze nyine kimwe mu gituma abantu bashobora kutumvikana bakagira izo conflicts nuko abantu nyine baba bafite nk'uko wari ubivuze bafite uburyo butandukanye babonamo ibintu cyane kandi mu by'ukuri ufite uburenganzira bwo kubona ibintu nyine ukuri muri kubishaka rwose kuko ufite uko wakuze ubona ibintu, ufite values zawe, ufite imico yawe, ufite imyizerere, hari ibintu nyine byinshi bicontributinga ku buryo ushobora kubona ibintu rero ugasanga nyine bitandukanye nuko ubibona na mugenzi wawe. Mu by'ukuri rero kuba hazamo kutumvikana kubera ko ikintu kimwe nyine wakibonye muri ubu buryo nanjye nkakibona muri ubu buryo, ibyo ni ibintu bisanzwe, birasanzwe cyane. Ibyo ni ibintu bisanzwe kandi iyo tuvuga kutumvikana ntago wenda turimo turashaka kuvuga ngo abanga ngo bari kubivuga ntango bari kubyoroshya nyine kutumvikana mugera kutumvikana mukaba mwanarakara kuki utari murumva perspective yanjye. Uyu muntu mutumvikanye tayara abagomba birahita bikora nyine kuri ubwo burakari nk'uko wari ubivuze kubera ko utabashe kwakira ico yaratekereje ukamuzanira ikindi byanga bikunda handi nyine niba nahita nyine aho burakari bubikwa ubwo nyine urahakoze arahita arakara byanga bisajije ubisajije. Nukuri ibyo nyine ni ibintu bisanzwe kuba muri kureba ibintu mu buryo butandukanye kuba wenda okay, ntekereza ko abantu iyo bagiye kubana nyine mu mwarebye ku ndangagaciro mukabona mu by'ukuri ibyinshi murahuje ariko none sintekereza ko wenda babiri 100%. Muri za differences zanyu rero n'ubundi hari bimwe nyine iyo mwamaze kubana bigenda n'ubundi bitiza umurindi kwa kutumvikana kwa hato na hato ukabona wenda hari nk'ikintu runaka nje ngifashe nk'ikosa ariko wenda wenda ngifashe nk'ikosa bitewe nyine n'izo ndangagaciro zawe. So rero ibyo ni ibintu bisanzwe bituma mbese turimo turavuga ko kutumvikana birasanzwe ahubwo wenda uko turi komeze tugenda ikiganiro kiraza gukura nyine turebe uko twabihandlinga nuko byagenda ariko tukiraho kutumvikana ahubwo turaza gusanga kumvikana 100% arico kibazo. Ikibazo kumvikana 100% nico kiza kuba ikibazo kubera kuko
ntibishoboka kuko abantu bakumvikana 100%. kandi nimba bibaye ko nyine bigaragaye ko mu rugo rwanyu cyangwa ahandi hantu muhuriye yenda harimo bihaye byuzura bikaba 100%, biragaragara ko hashobora kuba harimo umuntu wabwiye iwabo ngo ugomba kunyumva, nyuma y'ibyo ngizo nta kintu nshaka kongeraho. mbese nimba ari 100%, biragaragara ko aho ntabwo hakora imitwe y'abantu babiri, hakora umutwe w'umuntu. Hakora umutwe w'umuntu umwe. kandi ikindi, hari imbaraga ziba applied ahantu runaka zishobora kuba zarabangamiye umwe muri abo ngabo. muri uwo mutwe udakora, umutwe gumwe urabitse, umutwe umwe nimba ubitse hakora umwe, hari nko kubangamirwa. ubwo kumvikana 100% nico kigaragaye ko cyaba ari ikibazo. ni ukuvuga ngo abantu bashobora kutumvikana kubera nyine, urabona hari topic twakoze ya communication, tuvuga ko nyine muri gucommunicatinga uvuga, iyo murimo muraganira uvuga ibyo wifuza, ibyo utegereje mu muntu. ariko mu by'ukuri nubwo ari ikintu cy'ingenzi, ntago nayo nyine tuba twayikoze ngo tuyikore 100%. rero usanga wenda hari nk'ibyo nge ngutegerejemo ntakubwiye, nawe ukaba ufite ibindi bintu wenda untegerejemo, cyangwa se usibye nanjye wumvaga nyine ugomba kuzabona mu muntu muzabana utamubwiye. noneho rero bya bintu iyo bitarimo biragerwaho, nyine nibyo bigenda bizana kwa kutumvikana, za ntambara, kubera ko wowe uraje ufite ikintu wumvaga ko kigomba kugenda gutya, wenda njye sindi willing kugikora gutyo, cyangwa se nta nubwo mbizi ko ari kubishaka. mu by'ukuri aho hantu murumva nyine iyo ntambara itazavuka, izahahora, kubera kuko ico utekereza ko cyagombaga gukorwa ntabwo wakibwiye mugenzi wawe ko ari cyo umutegerejemo. wowe gusa bikurimo ko wari umutegerejemo ko agomba kubwira gutya, ariko bije kugaragara ko bya bintu bitagezweho. kuba bitagezweho rero biraza kuzara nyine ayo makimbirane cyangwa se ko kutumvikana mu buryo bworoshe cyane, kubera ko umwe yari afite icyo yiteguye muri mugenzi we, none bigaragaye ko ibyo bintu ari ntabyo atanze. ibyo kabisa birasanzwe abantu, kandi ibindi bitera intambara se n'ibiki usanga hari n'ukuntu ibintu wenda bishobora gutuma mutumvikana mu rugo bitaba byaturutse hagati yanyu, bishobora guturuka no hanze, ku mpamvu zivuye hanze yanyu. ugasanga wenda ni nka stress wahuye nayo mu kazi, icyo kintu kikiriho. uzarebe akenshi cyane cyane ko aba bantu tuvuga mu by'ukuri barabana, ariko si mpamya ko benshi bakorana no mu kazi nk'uko wari ubivuze. jewe ndashobora kuva ku kazi bantesheje umutwe, cyangwa n'undi mugabo akava ku kazi, cyangwa umugore akava ku kazi bamutesheje umutwe. nimba hariho uwiriwe mu rugo, uyu wavuye ku kazi araza ari kuri pressure nyine yo ku kazi. yaje rero akazana pressure yo ku kazi ntabashe kuyikontorora, hari ukuntu ihita waza umuvugisha ikintu ukumva asubije uko adasanzwe, warakaye kubera warushe se, warushe, ufite impamvu zawe nyine wakwiye ku kazi aho wiriwe, bigahita uzi kuri bona amafaranga ntuyazanye, n'undi yawe yahindutse. aho urumva ko ari impamvu itaturutse aho mu rugo iwanyu, ntabwo yaremetse ivuye aho mu rugo, ahubwo yavuye hanze yanyu, ariko iza yinjira ibasanga, yafekta buri wese. so urumva ko ni impamvu nyine bene izo ku kazi se, cyangwa iyindi y'ishu runaka yo niyo mu muhana, agiye mu guca imanza ahantu, urahageze murarakaranyije, noneho uraje umwana yaza kuvugishwa umukubita urushi rwo kwitama, kandi ari ibintu utari usangana, arengana. rero ni ukuri ibyo nyine byose ni ibintu bigenda byose bicontributinga kuri kwa kutumvikana, ya conflict nyine ishobora kuza kubiri mu rugo. kandi mu by'ukuri ibyo nyine ntabwo biri unhealthy, ibyo ngibyo nyine kuba wamuvugishije akanagusubiza nabi bigaragara ko musanzwe munavugana kugira ngo ubone ko yagusubije nabi. izoga ahubwo ni igaragaza ko urugo rwanyu rufunkisiona neza, kubera ko habaye hari urugo nyine nka kumwe twabivuze, umuntu avuga ikintu undi agahita acumva kwa kundi, n'undi avuga ikintu undi agahita acumva kwa kundi, nta busobanuro. mbese ubwo ngubwo byaba ngombwa ntanashake no kuvuga, ni kwa kundi tuvuga ngo no comment cyavuze cyose no comment, bigashira ukwezi, amezi 2, amezi 3. urumva ko biragoye aho ngaho cyaba ari ikibazo nyine, haba hakora umutwe umwe, niko twavuze. buriya na finances zishobora gutera kutumvikana mu rugo, ifaranga zaba zabonetse cyangwa zabuze, ndetse iyo zabuze ni nabwo nibwo biba bikomeye. izabonetse nyine mushobora kuzirwaniramo kubera ibindi bibazo, ariko iyo zidahari nibwo nyine usanga, iyo zidahari biba bikabije.
gusa niyo zihari nabwo ntibyoroshe ariko noneho iyo zidahari byo biba bibi cyane ko buri wese arakarira undi akagaba niyo watumye zibura. nta nubwo no kurakarira undi urumva hari nk'ukuntu kamvuge wenda nko ku ruhande hari nk'ukuntu uba ufite nk'umugore wumva hari nk'ibintu runaka ugomba gukora wenda tuvuge bishobora kuba bigufitiye inyungu of course ariko niba bifitiye n'inyungu n'abandi bantu bakurira bagukikije hari umugabo wawe hari abana abantu bari hafi yawe wenda ko udafite ya mafaranga bwa bushobozi bwo kubona bya bintu mudu yawe ikajya hasi ntago nyine igihe hasi kuko wenda urakariye ngo umugabo yawe ntago yaguhaye amafaranga cyangwa tubivuze ko utakimukunze oya ntabyo ntaho bihuriye nta nubwo wanamurakariye ngo ntiyago gusa nyine hari ukuntu uba wumva utishimiye situation iri aho ngaho kubera wenda uri kubona ibintu runaka wakagombye kuba urimo urakora utakoze kubera impamvu runaka cyangwa se nyine ashobora no kubashwanisha wenda kubera ko umuntu ayakoresha nabi hari n'ababa bayafite bakayakoresha nabi wenda ari na makeya ariko nyine bitavuze ngo ba bantu ngo wa mugani ngo ntago bagikundana cyangwa n'abanzi nyine ni bene ubwo bwoko nyine bw'intambara ziba mu rugo hagati y'abashakanye cyane mu by'ukuri ni intambara nyinshi simpamye ko kuri ubu ngubu dushobora no kuvuga twitanzeho n'urugero twanasanga mwebwe ibyatubaye hatari ibyo zababayeho niyo mpamvu tutanazikoresheje cyane kuko ni nyinshi 100%. none se niba abantu bashobora gupfa umwanya ikoreshwa ry'umwanya nimba abantu bashobora gupfa ibiryo byatetswe uwo munsi nimba abantu bashobora gupfa nyine utuntu twinshi tugiye dutandukanye ntago twashatse kubijyamo rero we nutubwira ko ibyo bintu bitaba mu rugo rwawe ahubwo tuzatinya tuvuge ngo mubayeho gute none se iwanyu ntimuzamurya ntimuzamugenda kuko mu kurya no mu kugenda no mu kwambara no mu gutegura ibyo muzagura nibyo bivuka mwayo makimbirane none se ahubwo ibyo murabigira nimba mubigira n'amakimbirane murayagira kuko ntimwabyumvikanaho 100%. bitumye ndibaza abantu bajya bavuga nyine ngo umugabo n'umugore ngo bo harumvikana 100%. noneho ndibaza ese batekereza ko wenda abandi bavuga ko hari ukutumvikana kuhaba ntabwo bivuze ko rega abantu kuba mutumvikanye muhaguruka ngo murwane oya n'ubundi kurwana ntekereza ko bigira n'ubundi busobanuro bwabo ariko nta nubwo biba muri si ikintu ushakagombye gukorwa ahantu abantu batarimo barumvikana so rero hari igihe ubona abantu bashatse kuba defensive babajije icyo kibazo bagashaka kwereka ko bo sinzi niba babitekerejeho cyangwa wenda bayumvisha bino bintu byose nta mbaraga bifite akumva umwanzuro muri rusange ariko no se mukeneye kuzapfiki kuko ibindi muzapfa bizaba bigoye tiduha dukangurira abantu kugira ibyo bapfa ariko nubwo tutobibakangurira zanga bikunda muzabyisangamo kubera kuko nyine nkuko twari tuvuze nimba muhaha nimba mwambara nimba mutegura ibyo mukora byanga bikunda aho ngaho hazavukamo uburyo kuba ukumva ikintu atari ko mugenzi wawe acumva ubwo rero ni ukuvuga ngo ni ibintu twanzure tuvuga ko ari ibintu biri nomo ni ibintu biri nomo kandi ikindi hari umugani w'ikinyarwanda uvuga ngo ntazibana zidakomana amahembe hari uwo babajije amavuga ngo bo ngo mwabo ngo nta mahembe bagira turamuga ati n'abandi nta mahembe bagira ariko amahembe yacu hano twari tusobanuye nibyo bitekerezo nizo situations ziba ziri mu rugo zishobora gutuma uzumva gutandukanye ntuzumve kimwe na mugenzi wawe naho amahembe yo n'ubundi twese ntayo tugira inka nizo zigira amahembe noneho wenda kuko twamaze kuvuga nk'ibyo bintu nyine bishobora kuba biteza intambara kandi twemezanyije n'abari kutureba ko izo ntambara zibaho nawe ubyopoza rwose you are free to kuvuga igitekerezo cyawe utubwire uburyo ki wowe ikintu watekereje uri ku kazi uzi utaha wakibwira umugore wawe ukahita usanga nawe neza nawe naho yarageze ari gutekereza kandi ni kimwe tuvuze ko ari twemeje niko twemeje ariko ntituzi niba namwe ariko mushobora kuzemeza ni kimwe mu biranga urugo ruzima rumeze neza nyine abantu bajya bavugana bakaba banasubizanya akamubwira nyine uko yumva bakaza kugira uko baza kugira aho babihuriza ariko byibura umuntu yabonye ubwisanzure bwo kuvuga nawe uko abyumva so rero ni ikintu kigisanzwe pe ni ikintu gisanzwe ahubwo noneho twakwibaza ese iyo gahunda nyine yo ko abantu bagira ayo makimbirane izo conflicts ntibumvikane hari icyo bifasha mu mubano w'abantu navuga ko bifite ibibi n'ibyiza icyo bifasha bifasha umuntu wese
kubona ko uwo babana atari chief, abana n'umugabo cyangwa se abana n'umugore, iyo amubwiye nyine uko kugira diversity bavuga ko ari nziza, kugira ibitekerezo bitandukanye bavuga ko ari byiza, bituma byibura muza gutora ikintu mwese mubona kibanogeye. Ntabwo diversity ari mbi, diversity y'ibitekerezo. Okay, bituma nyine ubona ko uwo muntu muri kumwe ari umuntu utari umupolisi, ari umugabo wawe cyangwa ari umugore wawe, ntabwo ari umuntu bagushiriyeho wo kukuguha discipline. Just ni umuntu gusa muri kumwe usabwa kubwira igitekerezo cyawe akacumva cyangwa se atanacumva, nawe akakubwira icyo mukaza gutora iciza mwese muri bugendereho. Icyo uko kurema nyine iyo centre y'ibitekerezo n'uburyo mwe interactinga nico ciza cyabyo. Ikitari ciza rero nuko amakimbirane naba menshi azagera aho ngaho bivyare kuba noneho umwe ashobora guteka hakuye ubundi uyu muntu byari ngombwa ko tubana kubera iki buri munsi kuko nubwo tuvuga amakimbirane hari level yayo, hariho level yayo ntago nubona bigiye kuba kuri buri kimwe hazaba harimo ikibazo. Bigiye kuba kuri buri kimwe atari bene utungutu nyine dukeya twanyuzemo bisanzwe, ukabona bigiye kuja kuri buri kimwe cyangwa se bigatangira no kwinjira ku makesa amwe asa nagi yaremereye, ikintu wabona udashobora gufana mugenzi wawe noneho ukabona mutangiye kugipfa. Aho ngaho bizaba bitangiye kugaragariza ko hari ikicaba kitameze neza. So nukuvuga ngo kibi cabyo rero amakimbirane aremewe, ariko ntibibe bya bindi bya buri munsi bigiye gucreatinga atmosphere mbi mu rugo yo kubona nk'aho ari ahantu waba utishimye iteka. Ntekereza ko nyine mu izo ntambara ntoya tugenda tugira mu rugo zituma nanone zituma nyine dukura. Urumva nimba twavuze ngo dupfa kutumva ibintu kimwe, nuvuga ngo hari igihe mfite uko numva ibintu, hari igihe ushobora kuba ufite uko wumva ibintu. Ntibivuze kuko numva ibintu ariko gukwiriye, ntibivuze ko uko wowe wumva ibintu ariko gukwiriye. Ariko nyine kwa kundi mwapfuye ikintu ukaza kugitekerezaho bituma nawe wongera ukisubiramo ukabata ko se wamugani iki kintu ubundi kubera iki ngiye nyumva gutya, kubera iki nyine ngiye ngifashe gutya. Nimba ari ikintu wiga ukakiga urumva bikaba byagufasha guhinduka. So rero ntekereza ko ntago kugira conflicts ntago ari bibi gusa, ahubwo biradufasha gukura mu kugira, bidufasha kumenya umuntu wawe cyane. Kubera ko nimba ngukoreye ikosa rimwe kabiri nyine nkabona ukuntu reactinze nzavuga ati kino kintu mu by'ukuri nyine kirakubangamira ntago ugikunda. Okay, ikindi waruvuze ngo bidufasha gukura, ikindi nyine ni nkuko nyine nanjye nabivuga, sinzi niba nabisa nanje gukura, ariko birakwaza tese ikintu cyari kindakaje mu by'ukuri ni ngombwa ko kindakaza cyangwa nagomba kuba hari ukuntu nabyitwayemo, ni igitekerezo gusa yarampaye. Nose byari ngombwa koko uyu muntu murakarira cyangwa we andakarira kuri bene urwego, bigatuma nyine hari pressure ugenda ugabanya muri wowe. Yego nyine okay, si pressure yo kuvuga ngo ntuzongere gutanga igitekerezo, ariko ni pressure yo kubona ko hari level runaka wari uvugiyeho itari ngombwa. So rero ntekereza ko wenda ibyo bihagije, wenda turimo tunagana ku musozo. Noneho twavuga ngo ese mu gihe twagize izo ntambara of course zabaye, tubonye icyo bidufasha, noneho ni iki nyine twakora kugira ngo tubikemure, twirinde nyine ko za ntambara zikomeza no kuzaza zigaruka. Okay. Ntekereza ko ikintu nyamukuru gishobora no kuba gikubiyemo ibyo dushobora kuvuga, points dushobora gutanga hano zose, ni communication. Nimba nge nawe twapfuye ikintu nyine iyo tukirimo muri ya minota ya mbere yo gushwana twese tuba twarakaye. Tuvuge ko ikibikemura ari ibiganiro gusa tu. Cyagiye rero warakaye watuje witekerejeho, igenda ufate mugenzi wawe muganire, noneho muvuge ngo kino kintu mu by'ukuri ntago ari cyiza. Ariko se kuki narakaye wambonye ati nakubonye niki cyari kikurakaje, ukamubwiraga nawe akakubwira se wazona ameze gute, wazona nsa n'umuntu wasaze. Kandi umuntu urakaye azamera nyine nk'umusazi, of course, kubera ko hari ukuntu agaragara mu maso y'iwabo biteye nk'isoni, ukibase nijoro wari wabaye gutya.
Yeah. So ntekereza ko rero iyo muganiriye kuri ibyo bintu noneho mutangira ku improvinga bavuga ati kino kintu ubwo kibabaza umutware wanjye cyangwa umufasha wanjye uko biri kose ni ikintu ngomba kureka nawe akakubwira mukaba nyine mwabona indi nzira ikindi kintu cyo gukora kitari ico ngico. Ntekereza ko bituma nanone na ya trust yanyu nyine ikomeza gukomera kuko ubuzi ngo uyu muntu turashwana ariko tukongera tukiyunga tukumvikana tukarebera ibintu hamwe tugafata umwanzuro tukamovinga forward tugakomeza imbere tukagira ibyo dusiga. Ikindi kandi nyine kuko uko mukomeza mubiganiraho urumva niko kuyagabanya niko kugabanya amakimbirane ahubwo mutaganiragaho nyine yo kwiyongera ntago nyine binavuze ko azashira muzabiganiraho mubisubiremo waguye mu kibazo ntunamenye ko ari ikibazo kurumva se co kemuka ariko nyine uko kuganira byibura niko kubikemura ni nako gutuma biba bikeya kubera kuko uriya muntu wari warakaye iyo aganiriye na mugenzi wiwe hari ishusho agaya nyine yuko nari mvuze ngo ese wazona ameze gute hari ishusho ye agaya yerekanye noneho na mugenzi we akambwira ati sinzi ukuntu naza mbona wabaye wari wasaze sinzi ukuntu naza mbona ariko nyine kuganira ni ikintu kimwe mu bikemura amakimbirane kandi no nyine uko kutumvikana muganire mufate imyanzuro. Ikindi kandi wenda nimba ari umugabo wagukoreye ikosa cyangwa nimba ari umugore wagukoreye ikosa muri ico gihe murimo muragerageza kubikemura nanone nyine ntushake kumwereka ko ni byiza kubwira umuntu ukamubwiza ukuri honest opinion ukamubwira uko yatumye wiyumva ariko kandi nyine nawe ntuse nkaho yari umuntu kabisa utemerewe gukora amakosa 100% kuko bushize twaravuze turavuga ngo turi mu rugendo rwo kwiga kubana n'umuntu murakomeza mukiga rero muri urwo rugendo rwo kwiga of course nyine amakosa azaza kandi turemerewe no kuyakora. Icyiza ni uko ubimenya ko wayakoze kandi ukagambirira umutima wawe kuyareka ukanabyizeza tugambirira kuyareka no kuyakosora ariko ntitugambirira kuyakora no kuvuga ngo iyo wabikoze ntabwo wabigambiriye ariko ikintu cyiza wagambirira ahubwo ni ukubigabanya ugambirira kubireka unabimwizeze mubwire ngo noneho kuva uyu munsi moving forward ngiye kugerageza nimba nyine wenda ukunda ko nitegura iminota 3 nzajya nitegura iminota 3 zita tugiye okay ibintu biteza umuha amasezerano yumvikana pana bene iryo ngiro kimwe mu byagaragaye biteza amakimbirane cyane mu ngo wenda tuzabikoraho iki kiganiro kindi ariko umwanya ushobora kuba uba ku mwanya wa mbere umwanya ikoreshwa ry'umwanya nimba mugiye kuja ahantu cyangwa uburyo ikintu gikora ibyo ngibyo biteza amakimbirane so duhinira aha twaba tugejeje aha ngaha kubera ko ni ikiganiro dukunda kuvuga ngo tuzokomeza ibiganiro ntitubikomeze ntabwo baba batubwiye ariko rero reka twebwe twihe noneho gahunda yo kuzajya tubikomeza kuko tubona mutatubwira sinzi niba mwabikunze cyangwa niba mutaba mwabikunze. Ikindi kintu umuntu yaratubwiye ngo baradukunda ngo ariko tuganira turi seriye none sinzi rero nimba tuzabigenza gute niba tubikora gute kugira ngo byorohe ariko hari ikintu kigoye guhindura imiterere yawe biragoye ariko icyo nemera cyo iki turimo turanabyiga ariko iyo ikiganiro caje kiri seriye nyine ubushiramo ubwo buseriye kandi iyo caje kirimo nyine kujokinga kwinshi ariko nyine birimo gutanga message nabwo nyine birakunda kabone nubwo umuntu yaba iyo character atari yiwe ariko birizana nyine. So mukomeze muryoherwe n'ibiganiro mugende mukemura amakimbirane muyakemure ariko kandi naho ari ni amahoro 100% ntago ari ukuvuga ngo urugo rwanyu rwarasaze oya rumeze neza. Mukore subscribe musharinge mutange ibitekerezo naho ubutaha.